Aha. Peter, wiriwe neza? Mwiriwe. Umeze neza? Turaho. Aha, amakuru y'iminsi. Iminsi imeze neza nta kibazo. Duherukana rero tuganira ariko abakunzi bacu bifuje nk'uko rero twemereye ko wazafata umwanya ukongera ukatuganiriza neza birambuye ku ndwara y'igicuri. Urabyibuka ry'ubwo? Ndabyibuka cyane ko twahuye mukabimbazaho twihuta. Aha, muganga Peter rero tugusabe umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo noneho birambuye mu buryo burambuye utubwire kuri iriya ndwara twaganiriye, indwara y'igicuri itera ite, yandura ite, duhe detaye kuko benshi mu badukurikira barabyifuje ku buryo burambuye. Murakoze kuvuga ku ndwara y'igicuri byafata umwanya munini ariko ndagerageza nyuremo muri make ku by'ingenzi. Yes. Indwara y'igicuri nk'uko nari nabivuzeho mbere ni indwara ifata imyakura igize igice cy'ubwonko, ishobora gufata igice cy'ubwonko kimwe cyangwa ubwonko bwose, aho umuntu ashobora kugira ibimenyetso. Biterwa n'iki? Bigaragazwa n'ibimenyetso. Iterwa n'ibintu rero bitandukanye, harimo agisida zitandukanye. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gukomereka, kugira ibintu bishobora gukomeretsa ubwonko bikaba byatuma agira icyo kibazo. Hari indwara zandura bita infection, nk'iyo bavuze malariya y'igikatu ishobora gutuma umuntu yagira ibibazo by'igicuri. Iyo bavuze stroke nabyo se ashobora kurwara malariya y'igikatu, cyane cyane buriya nko kubana umuriro mwinshi ushobora gutera ikibazo, ariko no ku bantu bakuru. aho nisengera amatsiko menshi, ni bande bantu bafite ibyago cyane byo kwandura cyangwa se byo kurwara igicuri muri rusange? Yego, reka gato mbanze ndangize ku bishobora gutera igicuri. No ku bana bakiri batoya bashobora kugeza mu gihe cyo kuvuka, umubyeyi abyara, hari uburyo bwo kubura ogisijene cyangwa umwuka, umwana akaba yavuka afite icyo kibazo. Rero abafite ibyago byinshi ntabwo navuga ngo ni ba runaka, ahubwo buri wese ashobora kugira ikibazo cyo kurwara igicuri, waba uri umuntu mukuru, umugabo, umugore, uwize, utarize, ibyo byose twabonye bishobora kumugeraho akaba yagira ikibazo cy'igicuri. Muri make rero ni buryo ki dushobora abantu muri rusange, buryo ki umuntu yakwirinda indwara y'igicuri? Kwirinda indwara y'igicuri harimo kwirinda biriya byose twavuze. Hari za agisida zishobora kubaho mu gihe cyo kubyara, cyo kuvuka k'umwana. Hari kwirinda izo stroke nk'uko nabivuze, guturika kw'imitsi y'ubwonko. Hari kwirinda izo infection, izo ndwara zashobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'igicuri. Ariko hari ikindi nari nibagiwe. Yes, mu bitera igicuri. Hari kuba wakoresha inyama zidateguye neza. Navuze mvuga muri infection, hari ikintu bita agakoko bita cysticercose gashobora kuboneka mu nyama z'ingurube zitateguwe neza. Akabenzi. Birashoboka rero ko wariye izo nyama utaziteguye neza bishobora kugutera igicuri. Niba mbyumva neza, ni ibihe bimenyetso bishobora kudufasha cyangwa se byihariye byatwereka ko umuntu arwaye igicuri? Mu bimenyetso byihariye byakwereka ko umuntu arwaye igicuri harimo kugira crise, babyita crise, kwa kugwa, akagagara, agata ubwenge. Hari kuzana urufuzi cyangwa akaba yahekenya ururimi. Icyo gihe ibyo bimenyetso iyo bibaye bigira iminota bimara, ariko nyuma yaho umuntu asa nk'ubaye relaxe. Hari hahandi ushobora kumva ngo yinyariye, noneho hakaba hakurikiraho guta ubwenge. Yakangutse, abaye nk'ukangutse ntamenye ibyamubayeho, akaba désorienté, kutamenya aho ari. Ibyo ni ibimenyetso bikunze kugaragara, ariko buriya igicuri kiri amoko menshi, kigira ibimenyetso byinshi. Nk'abana bari ku mashuri cyangwa abana batoya, hari nk'ibimenyetso ashobora kugira byo twita crise d'absence, cyangwa umuntu mukuru ku buryo ashobora kugira igicuri ukagira ngo yari yasinziriye. Hari n'ababyitiranya n'ibinya. Ushobora kubona umuntu nk'urutoki ruranyeganyeze cyangwa ijisho, akaba yagira ngo ni ikinya, ariko burya bishobora kuba ari crise y'igicuri agize. Abenshi rero ntibabimenya, niyo mpamvu muganga ashobora kugufasha kubimenya neza. Hari benshi bativuza bavuga ngo mpora ngira ibinya,
cyangwa umwana arandika akarangara, ibintu nk'ibyo. Ngibyo ibimenyetso bimwe bishobora kuboneka, ariko icyo gihe biterwa n'igice cy'ubwonko cyafashwe. Urakoze cyane. Hari igihe rero reka icyo kiganiro twakise baza muganga. Mugareka mwibariza ikibazo. Ni iki ushobora kwitondera mbere yo kuvuga ko umuntu arwaye igicuri? Donc tukunze kubona abantu, ukabona umuntu araguye twemeza umuntu arwaye igicuri. Ese nibyo koko cyangwa hari ibyo umuntu aba agomba kwitondera cyangwa agomba kubanza kumenya kugira ngo umuntu arwaye igicuri? Ugomba kwitondera, mwari mwavuze ko tubivuga muri make, ariko ugomba kwitondera kumenya wa muntu ugize kirize waraguye, ugomba kwitondera guhita uvuga ko arwaye igicuri, kuko kirize imwe ntabwo bisobanura ko ari igicuri. Ugomba kwitondera kubivuga kuko ntabwo uba wageze imbere ya muganga ngo akwereke neza cyangwa mu bisuzume neza. Ariko hari benshi bashobora kugira ibibazo nk'ibyo. Ugomba kwitondera kubanza kumenya ko ese wa muntu nta muvuduko w'amaraso uri hejuru afite. Ese wa muntu nimba ari nk'ibibazo biba nijoro, nko kwinyarira ku babigira nijoro, biterwa n'iki kwinyarira? Ushobora kwitondera kubanza kumenya nta diyabete afite. Okay. Ese nko ku bana bato, ese ntabwo afite ya ndwara bita enirezi dushobora kuzarebaho, ese yo ntabwo ayifite. Ikindi ushobora kwitondera kubanza kumenya ese uyu muntu ntiyari yanyweye inzoga nyinshi cyangwa yakoresheje imiti. Burya ushobora kunywa inzoga zatangira kugushiramo ukaba wagira amakirize. Yes, icyo gihe ntabwo wahita uvuga ngo umuntu yarwaye igicuri, kuko kirize imwe ntisobanura ko umuntu arwaye igicuri. Ikindi rero ni ukugana muganga igihe wabonye ibyo bimenyetso bitangiye kugucanga, kugira ngo muganga agusobanurire, mubirebe neza, akore investigation niko navuga. Mugabo urakoze. Akandi kabazo gato nari ngiye kukubaza, ese birashoboka ko igicuri cyakwirindwa? Birashoboka cyane. Gute? Reka duhere nko kuri ibyo navuze bijyanye no gukoresha inzoga cyangwa ibiyobyabwenge. Birashoboka. Kwirinda izo stress zishobora gutera stroke nabyo birashoboka. No kwirinda impanuka birashoboka. Ariko nko ku babyeyi bagana kwa muganga, igihe cyo kubyara hagomba kubaho attention, gukora attention no kurya ibintu biteguye neza, cyane cyane izo nyama twavuze. Bifite isuku nicyo kuvuga. Bifite isuku. Okay, rero ibyo ari byose iyo turimo turaganira ku kiganiro nk'iki ngiki, abantu benshi n'ubundi bifuje kumenya byinshi ku ndwara y'igicuri ni ababyeyi bagira abana bakunda kumva ukuntu umwana araguye, ariko mu by'ukuri ntahita amenya ngo ni iki kibiteye, ese ni igicuri, ese si cyo. Donc ugasanga afite ibibazo bitandukanye. Ndashaka kugusaba ugira icyo ubwira aba babyeyi bafite ibibazo bisa gutyo, ni nk'impine cyangwa se nk'inama wagira ababyeyi bagira abana bakunda kugwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko ntibasobanukirwe ibyo ari byo. Ubajije ikibazo cyiza cyane. Mu buryo ushobora, hari indwara cyangwa ibindi bimenyetso ushobora gutandukanya n'igicuri, ariko ababyeyi ndagira ngo bamare impungenge. Ni ukuvuga ngo umwana wagize kwa kugagara, hari abana bashobora kubigira kubera umuriro wazamutse. Ntabwo bivuze ko wahita uvuga ko uwo mwana afite indwara y'igicuri, kuko hari abana benshi iyo umuriro uzamutse bashobora kugira ibibazo byo kugagara. Bisaba ngombwa rero ko bakontorora cyangwa bagana kwa muganga kugira ngo babafashe kujera icyo kintu. Abo bana bafite amahirwe menshi yuko batakwinjira mu bibazo by'igicuri, ariko bitavuwe neza, badafatiranye, birashoboka ko byakomera. Ikindi ababyeyi bagomba kwitondera nk'abana bakiri abadolescent, reka mvuge ku badolescent, hari ibibazo bikunze kubaho bakabyitiranya no kwa muganga, bijya bibaho ukaba wabyitiranya n'indwara y'igicuri. Hari ibyo bita nk'indege n'urugero, ujya mu byumva, abatabisobanukiwe akabyita indege, ariko ni indwara iri psychologique. Ibyo ababyeyi bagomba kubyitondera. Hari umwana unyara ku buriri, bamwe twitaga kera ngo kurwara amuru, niko mwabyitaga, ariko buriya umuntu agusobanuye neza wabona ko ari ibibazo biri psychologique, atari amuru uko mutera. Ibitabo bifite uko babivuga. Hari n'abana rero banyara ku buriri, ugomba kubitandukanya. Ese agira crise nijoro, ese ni ya ndwara cyangwa ni cya kibazo cyo kunyara ku buriri? No ku muntu mukuru bishobora kumubaho. Hari abakurana iyo ndwara akaba yagira icyo kibazo, kandi nayo iravurwa. Icyo nabwira ababyeyi cyangwa kubamara impungenge ni uko crise ya mbere ku mwana, kandi bitewe n'umuriro, ntabwo bisobanura ko uwo mwana afite igicuri. Hari amahirwe menshi rero ko uwo mwana adafite igicuri. Icy'ingenzi ni ukwihutira kujya kwa muganga kugira ngo bamufashe.
urakoze cyane, ntekereza ko iby'iyi ndwara umuntu akomeje kubivugaho n'ubundi ntabwo birangira kuko haba hakeneye ibisobanuro byinshi nk'uko ababyeyi bakomeje kubikomplayininga babisaba, ariko ibyo ari byo byose ugerageje kubicamo. Ntekereza ko n'ubundi ni kwa kundi niba aramuka bongeye kukudusaba kugira ngo dusobanurire muga tuzaguhamagara kandi nizeye ko uzatwitaba, sibyo? Murakoze cyane, ndahari kandi no kugira ngo dufashe abanyarwanda gusobanukirwa, ababyeyi be kugira impungenge, kandi abafite ubwo burwayi bw'igicuri be gutererana abantu babo kuko kwa muganga baramufasha ubuzima bugakomeza. Oya, ntekereza ko atari n'igicuri gusa tuganiraho cyangwa tuzaganiraho, kuko ubu ni bumwe mu buryo bwo kubaka sosiyete nyarwanda, gufasha abantu ibyo badasobanukiwe bakabimenya. Ahari tunagukenera no ku zindi ndwara uzadufasha cyane cyane mu by'uhugukiwemo. Murakoze. Imana iguhe umugisha, ugire ibihe byiza. Yego namwe.